Ndabasuhuje aho muri mu gihugu hagiye hatandukanye, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari iburengerazuba n'iburasirazuba bwaryo, abantu bibereye mu mujyi wa Kigali rwose n'abadukurikirana hanze y'igihugu ndabasuhuje. Uyu munsi rero wakwibaza ngo mbazaniye iki? Amakuru mbazaniye rwose ni amakuru agiye atandukanye, ndetse abanyarwanda benshi muri kwibazaho ngo ese ni ibihe bintu bigiye bitandukanye biri gukorwa kuri iyi ngingo. Ingingo nta yindi ni ingendo zigiye zitandukanye ko zagiye zihinduka mu gihugu. Naje nze mbigusobanurire ugenda ubyumva uko bigiye bitandukanye. Turibanda kuri ibintu rero bigiye bikurikira. Abantu benshi bari kubaza ibibazo bavuga bati ese mu mujyi wa Kigali ingendo zihagaze gute? Ese abakoresha imodoka zabo bizajya bigenda gute? Bazajya bazisigaye? cyane ko abantu benshi bari kuvuga amakuru ko mu mujyi wa Kigali bigoye ko abantu bazajya binjizamo imodoka zabo bwite. Ibyo bintu n'ibindi bibazo byinshi bigiye bitandukanye abantu bagiye bibaza, tugiye kubisubiriza hamwe n'umuhungu wanjye turi kumwe hano, mugenzi wanjye, ntabwo ni jyenyine. Twakomeza kandi. Yego, nibyo rero, aya ni amakuru abagezeho kugira ngo aho uri hose mu gihugu, nimba ushaka kwerekeza mu bice, uva mu gice kimwe ujya mu kindi, umenye ese uritwara ute muri urwo rugendo rwawe, ese impinduka zabayeho n'izihe. Kurikirana rero kugira ngo usobanukirwe. Uyu munsi rero turibanda ku mujyi wa Kigali kuko niho bisa nkaho byahindukiye cyane, hariho impinduka nyinshi cyane, kugira ngo nimba uva mu ntara werekeza mu mujyi wa Kigali umenye uburyo ugiye kwitwara. Dutangire hano rero. Ese umuntu uvuye mu ntara afite imodoka yiwe ku giti cye, ko nzi ko nabyo habayeho impinduka muri ubwo buryo ku bantu nyine bafite imodoka zabo bwite, yitwara ate ageze mu mujyi wa Kigali? Ibi ni kimwe mu bintu tugiye kuvugaho, ariko mbere yuko nabasobanurira ukuntu umuntu ugeze mu mujyi wa Kigali yitwara uzanye imodoka ye, reka tubanze turebe urugendo rw'ubwikorezi mu Rwanda uburyo rwagiye rugenda. Wenda imbere mu mujyi wa Kigali ngira ngo murabizi kenshi, nta nubwo ari kera babiciyemo, hakoraga imodoka zitwa Toyota Hiace, cyangwa se izi twise twebwe mu banyarwanda harya ngo ni twegerane, ni cyangwa se tagisi, cyangwa tagisi zigiye zitandukanye. Izi nizo zabanje gukorera mu mujyi wa Kigali, ndetse na moto ndetse zari na nyinshi. Hanyuma leta iza gufata umwanzuro, ibona ziteje akajagari. Hari n'ibindi bibazo byagendaga bivugwamo cyane ku bakonvoyeri bazo n'ibindi bigiye bitandukanye, n'uburyo ngo zitatwaraga abantu neza, bagendaga begeranye. Biba ngombwa ko zijyanwa mu ntara cyangwa mu yindi mihanda itari iyo mu mujyi wa Kigali. Nyuma rero y'iki kintu haje imodoka zindi nanone za Toyota Coaster zisumbuyeho, izi ngizi muzi zigiye zitandukanye, zifitwe n'amakampani agiye atandukanye, twavuga nka Volcano Express, za Horizon Express, za KCB, za Kivu Belt, za Royal, RFTC n'izindi zigiye zitandukanye. Murazizi nizo dusanzwe dukoresha n'ubundi ntabwo birahinduka ku ijana. Biteganijwe ko rero mu zindi ngamba zigiye gufatwa zo kuvugurura uburyo bwiza bw'ingendo mu mujyi wa Kigali, hagiye kuza izindi bisi nini zisumbuyeho zitwara abantu benshi kandi zikoresha igihe gito ugereranije n'izi ngizi za Coaster cyangwa zino za Toyota Hiace mu buryo bugiye butandukanye. Nka mugenzi rero ikibazo yarambajije ngo cy'uburyo umuntu ugeze mu mujyi wa Kigali yitwara azanye imodoka ye, ndabisubiza muri ubu buryo. Kugeza ubu ngubu iyo ugeze mu mujyi wa Kigali hagati y'amasaha ya saa 12 za mu gitondo n'isaha ya saa 4 hari igisate cyabugenewe gikoreshwa bisi gusa z'abantu nyine bateze bisi barimo bagenda. Icyo gisate ntabwo wemerewe kukinyuramo, gusa haba hari n'ikindi gisate nyine mushobora kuba mwanyuramo muri kugenda, ariko kivangavanze, kirimo amamodoka y'abantu yayikoreye imizigo n'amamoto n'ibindi. Hanyuma no kuva saa 11 ngira ngo kugera saa 3 za nijoro nabwo icyo gisate uwo muhanda uri gukoreshwa. Mu yandi masaha ni ibisanzwe, ariko muri ayo masaha yo birabujijwe nyine kunyura muri icyo gisate cy'umuhanda utari bisi, aba ari bisi gusa, ni bisi only zigomba kunyura aho hantu. Ubwo ni buryo bumwe ushobora kwitwaramo ugeze mu mujyi wa Kigali. Ego, ubwo ngira ngo ikindi kibazo cyazeraho muri ibyo ngibyo, ese wa muntu uturukanye imodoka ye bwite ayivanye mu ntara yegeje mu mujyi wa Kigali bizajya bigenda gute? Azajya yishyira hehe kugira ngo wenda abashe kuba yatega iyo bisi, cyangwa se ubwo muri icyo gisate kindi gisigaye nibwo azabasha gucamo? Ese nabasha guca muri icyo gisate kindi gisigaye kitari icyo bisi ziri gucamo, ntazabamo ambutiyaje ikabije cyane?
ubwo naho wenda uraza kubwira abadukurikiye basobanurire neza uko bimeze. Urakoze cyane. Ngira ngo ku bintu bya ambutiyaje byo kimwe mu bintu tuzi neza, u Rwanda rufata imyanzuro myiza, ubuyobozi bwacu bwose buba buturebera kandi n'icyo kibazo bwakirebyeho. Uburyo bwakirebiyemo rero bya ambutiyaje, uburyo bazagabanyamo ambutiyaje, ngira ngo hatangiye kubakwa ahantu hari bazajya baparika mu modoka yabo bageze mu mujyi wa Kigali, wenda urugero nka Kamonyi, bagasigayo imodoka zabo kugira ngo bafate bisi zijya mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe rero ibyo nibimara gushyirwa mu bikorwa, bwo imodoka zizajya ziva mu ntara zigiye zitandukanye zizashyirwa ahantu habugenewe bagomba guparika kugira ngo binjire mu mujyi wa Kigali. Ndetse nka ubusanzwe wishyuraga amafaranga nko ku isaha muri parikingi, ariko hari ibiciro bizashyirwaho binogeye nyine buri muturarwanda ufite imodoka ye kuba yayisiga aho ngaho, ndetse n'umutekano we ukaba wizewe. Ibyo nimara gushyirwa mu bikorwa, ikibazo cya ambutiyaje mu muhanda kizaba gisa nkaho kigiye ku ruhande. Yego, tubwira rero badukurikiye ko bahisemo neza kuba badukurikiye kugeza ino saha, ni iby'agaciro kuri bo. Ariko reka tubabwire kuri iki kintu kandi nacyo ni icy'ingenzi, bakwiye kukimenya. Hari umumotari wakoreraga mu cyaro afite za moto zinywa ibikomoka kuri mazutu cyangwa se kuri esanse cyangwa kuri peteroli, byose ni kimwe, ariko afite inyota y'uko yifuza kuzajya gukorera mu mujyi wa Kigali. Kandi ibintu byahindutse, ndagira ngo nabo babashe kubasobanurira uko ikibazo cya moto zinywa ibikomoka kuri peteroli ingamba bazifatiye mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo niba turi no gushaka igihugu cyiza kivuguruye, ubwikorezi bukorwa ariko hanabungabunga ibidukikije, uwo muntu uri kuva mu cyaro nk'inama namuha ngiye nk'umunyamakuru, byiza ni uko yagumayo agakorera mu cyaro, cyane cyane ko mu mujyi nyine wa Kigali ingamba ziri gufatwa n'ubwikorezi rusange mu rwego rwo kugira ngo habungabungwe kimwe mu buryo bwa peteroli, abantu banagendere hamwe, hanyuma habungabungwe n'ibidukikije. Ikindi, ushobora no gukorerayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko byiza ko wakoresha moto z'umuriro, cyane cyane ko zihari nka za Sipiro zidahungabanya nyine ibidukikije, kuko urabona Sipiro wenda nk'urugero yo ishobora gukoresha umuriro kandi usanga nk'igiciro cyayo nyine gitandukanye na zino moto ziri gukoresha ama essence, biratandukanye cyane. Zirahendutse nyine ugereranyije n'izo moto zikosoma ibikomoka kuri peteroli. Rero hari n'itangazo nabonye umuyobozi nyine ufite mu nshingano yavuze ati nimba ufite iyo moto wenda mu gihe gitoya ushaka gukorera mu mujyi wa Kigali, cyangwa se ugikorera mu mujyi wa Kigali ugifite bene iyo moto inywa ibikomoka kuri peteroli, shaka uburyo uyihinduramo byibuze iyikoresha umuriro w'amashanyarazi, kuko nicyo cyerekezo nyine ngo bashaka kujyamo. Ubwo rero nicyo kintu nabasha kongeraho ku bijyanye na moto mu mujyi wa Kigali. Yego, ikindi twavugaho, ngira ngo izi bisi zigiye kuza mu mujyi wa Kigali ziravuguruye. Abaturage bafite ikibazo ngo cy'ukuntu bisi zishobora kuba zitinda kubageraho ugereranije n'uko umuntu yasimbukaga agafata akamodoka ke, agafata ako kamoto agahita agera iyo ashaka. Ariko mu cyerekezo cy'igihugu bafite hari amasaha bazashyiraho agenwe. Uvuga ngo byibura bisi mu cyapa irageramo wenda 4:20, 4:40, haraba haje indi 4:45, nyine icyo gihe kiba kizwi, biba bizwi ko izo saha ugomba kubura aho ngaho nyine ugatega, bigendanye wenda nuko bazabona urujya n'uruza rumeze mu gihugu. Icyo kibazo wenda cy'uko bari kwibaza ngo zizajya zitinda, nacyo leta yakirebyeho igishakira n'igisubizo. Ubwo leta yacu iratureberera kandi umubyeyi, nta muturage ukwiye guhangayika. Dore mukurikiza amabwiriza ibaha, ko nayo itugenera ibyiza bya buri munsi. Ubwo rero nk'abaturage natwe dukwiye kuyorohereza, tugakurikiza ingamba iba yashyizeho kugira ngo nyine ibintu byose bibashe kuba byagenda neza. Abantu ntibabifate nk'ibintu bidasanzwe. Niba wafataga imodoka yawe wenda ukayinywesha 20,000 ugiye kugenda, kuba watega bisi ya 3, ya 5 ukagera aho ugiye, ndumva nta kibazo cyaba
gihambaye kirimo, ushobora gusevinga amafaranga yawe kandi bizanagira igihe byihuta nyine izo bisi zigenda nk'uko waba witwaye mu modoka yawe ukagira iyo ushaka. Inama rero watanga dusoza? Inama natanga rero, urumva ibyo by'umwihariko byinshi nubwo n'abagenzi muri rusange bitureba, ariko birareba cyane cyane ku bafite ayo makampani nyine ajyanye n'izo modoka z'ubwikorezi nk'ayo twabonye za Volcano Express, za Horizon n'izindi, nuko nyine bakurikiza amabwiriza leta yashyizeho. Nabo ngabo bamotari nyine bakoreraga mu mujyi wa Kigali bumve ko ingamba nyine bashyizeho hari impamvu kandi ni nziza ziri imbere, bakurikiza amabwiriza. Nicyo kintu nabaha, twere kugora leta yacu. Reka twe kugorana rwose, dukurikiza amabwiriza. Yari wa muhungu wanyu mukunda cyane ubagezaho amakuru agiye atandukanye. So ndabakunda cyane, muba amahoro ahantu muri hose kandi mukomeze kugubwa neza, muryoherwa n'igihugu cyacu turimo ndetse gikungahaye mu buryo bw'umutekano ndetse n'izindi ngamba nyinshi zigiye zitandukanye z'iterambere. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.